byagenze bite kugira ngo twinjizemo neza cyane muri iyo nkuru? Byagenze bite kugira ngo umugore umubyeyi yihekure Voilà. abana batatu? Voilà. Icyo ntari bujyemo muri detaye sindi bumenye icyamuteye kwa kuri nari nkubwiye ibitera abantu uburwayi bwo mu mutwe. ariko danone paraporo y'imyaka ye kubyara abana batanu uko byaje kugenda rero intandaro babana urumva ntiyabashaga kubatekera baryagaho bihiye none ngo umuturanyi umwe aramubwira ati ariko izi nzingo zawe ntago nkizishaka ku muharuro wanjye abwira wa wundi usanganwe akabazo ko mu mutwe aho ngaho. Yes, reka twongere tubahe ikaze mwese mukurikira ibiganiro ahangaha kuri Karegeya Omar Pano. Twizere ko mumeze neza cyane, tubaye ikaze n'ubundi mu biganiro byacu n'ubundi nkuko mumaze kubimenyera. Twaragarutse, ntabwo tuzongera kubicisha irungu, ntabwo muzongera kutubura. Tuzajya tubagezaho amakuru, ibiganiro, amasomo ndetse n'inkuru ziba zidasanzwe nk'iyo tubazaniye uyu munsi. Reka mbanze mpe Karegeya ikaze nanone ahangaha mu rugo rw'iwawe n'ubundi. Urakoze cyane Pizo, urakoze cyane rwose kuba umusimbura mwiza wa Jarasi. Jarasi byari bigoye kubona umusimbura. Buriya hari abantu najya nkabwira ni Jarasi yarutaga abantu benshi kuri ngewe, ntago urumva nyine niwe wanzanye muri bino bintu, anyigisha akazi kandi kazamo amasomo, kazamo amakuru, kazamo amafaranga. So iminsi yashize byari ukwibaza ukuntu ushobora kuba nakora adahari, ariko naramutegereje. N'umukameramani yari yaransigiye nawe agira ibibazo, ncika intege pe, sinakubeshya kuba ntamufite muri kano kazi. Ariko abantu batangiye kugenda babingaruramo, hari abashakaga ko njya kubaha ibiganiro iwabo nkabaca amafaranga bakayemera, ariko nabwo nkabona tazagira wowe mbona nibura twakorana muri ubu buryo. Ni ibyo ngibyo. So abakunzi bo ni ibisanzwe kubashimira ko malgré iyo minsi yashize tutabonana, ariko barongeye baragaruka, bahoraga bantegereje, ababimbazaga nkabasubiza uko bimeze. Ariko ubu noneho wenda umuntu yavuga ati birimo biraza abatumirwa ngira, bamwe nzajya mbazana hano cyangwa se bajyane dukorera ahandi, ariko ikigaragara cyo nuko cana itazigera ihagarara. Yego. Weekend imezite? Weekend ni bisanzwe. Twebwe nta na weekend kenshi tugira. Umva kuwa gatanu nibwo weekend itangira. Byasubira manakoze mu gitondo, nimugora ntabwo nkora. Ejo hari umuganura, byari ngombwa guhura n'abantu tukaganuzanya. Kuwa gatandatu ubwo ndakora nimugoroba, nubwo hari ahantu nagomba kujya mu bukwe. Ntabwo nyine iyo nkatwe dufite imiryango nyine, ntabwo ari ngombwa ko rimwe na rimwe ubukwe mugabana impande. Umugabo akajya muri ubu bwo mu majyepfo, umugore akajya mu majyaruguru, umwana akajya bwo mu mujyi urugero. Ibyo rero nyine ubwo mba ndahandi na saa saba hari ahantu nagomba kujya Ikinyinya, baraza gufata irembo. Ikigaragara cyo ubwo byamaze gupfa kubera akazi ka saa 12 ngomba kwitegura. Nibyo ngibyo, ariko n'ubuzima by the way. Ntabwo iyo umuntu avuga gahunda ko ari nyinshi, nibwo buzima kurusha uko avuga ngo ejo nararyamye, n'uyu munsi naryamye, n'ejo bundi naryamye. Mbese biraho ntabwo ari. Yego, hari inkuru rero numvise irantangaza, ngira ngo nawe hari icyo uyiziho. Reka tubanze turebe muri no minsi mbere yuko ngera kuri no nkuru y'umubyeyi wiyiciye abana kubera ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Ubundi uburwayi bwo mu mutwe muri no minsi, ngira ngo ni na raporo z'aba bifitiye ubushobozi. Minisiteri y'Ubuzima yashyize hanze raporo igaragaza yuko ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe kirushijeho kwiyongera. Abantu benshi, umwe muri bangahe abafite ikibazo umwe muri batanu. Kandi biri mu rubyiruko cyane. Biterwa n'iki wa mubyeyi? Buri ikintu cya mbere, ibitera ibibazo byo mu mutwe byariyongereye, byo birakomeza biniyongera, cyane cyane n'ibikomoka kuri jenoside yakorewe Abatutsi.
buriya ingaruka za jenoside ntabwo ari ku bayikorewe cyangwa bayibonye cyangwa bayibayemo n'abayibwirwa cyangwa se no kuvuka ku wayibonye. hari utuntu duke tuba tukiri muri ubwo muri izo navuga ngo iki muri izo gene. Uribuka ko intambara ya mbere cyangwa ya kabiri Hiroshima na Nagasaki ni ya kabiri y'isi yose, uzi ko kugeza na n'ubu byo muri 40 na kangahe Hiroshima na Nagasaki haracyavuka abana bafite ibimenyetso by'uko biriya bisasu bya bombe atomique byarashwe hariya. Ibyo ni au point de vue physique, ariko na memo au point de vue psychologique. Abantu ihungabana, abantu bahuye n'iryo hungabana baracyagaragaza ibimenyetso cyangwa bikaza byigaragaza kubo babyaye. Icyo ni kimwe, ndaza kubijyamo muri detail. Icyo ni kimwe. Hanyuma ariko n'ubuzima uko bugenda buhenda, nabwo tugenda tuba expose ku bibazo tutabasha kubona ibisubizo. Iyo tutabasha kubona ibisubizo byanze bikunze, ubundi kurwara mu mutwe, abahanga cyangwa se abaganga bazamfasha muri commentaire bonye babisobanura nk'umuritereri wenda wasomye waciye mu bintu byinshi. Ariko ni igihe byitwa ko ugize ikibazo cyo mu mutwe iyo physique na psychique bitari gukordona. Uko umubiri w'umuntu uteye, umutima uratera ugatekereza, ubwonko bikagera ku bwonko. Iyo ubwonko bukora neza buhita butanga commande biciye muri ngira ngo manza ari hypophyse cyangwa urukiryi, none physique ikabona kureyagisa. Urabyumva? Yego. So rero byitwa ko habaye ikibazo cyo mu mutwe iyo ibyo bice bitatu, intekerezo, imigirire n'imikorere y'umubiri ukabona bitari gukorana. Niba nk'ubu uruyuki rwinjira hano muri studio, ugira ute? Umutima atekereza ati ugiye kundya tu. Ukabwira ubwonko bukavuga ngo twirwaneho. Twirwanaho rero ubwonko burita buha commande amaboko. Urabyumva? So niba rero ugeze ku rwego uruyuki rwakurwa hano rukaguhuruma rugasigamo urubori rukarida rwigendera utikomye gutya, dufise icyo nacyo n'ikimenyetso cy'uko mu mutwe coordination ntabwo iri gukora. Either ubwo n'umubiri wamaze gupfa, senses zamaze gupfa kubera ko rurakuruma ntibumve. Uraca kuri ruhura irangaye ntunukirwe. Ibyo byose bitakara kubera iki? Cya kibazo cya coordination, umutima, ubwonko, umubiri, physique. Ibyo ku rwego rwanjye nibyo naba mvuze. Noneho rero byinshi biterwa no kuba abantu bahura n'ibibazo batabasha gukemura cyangwa birenze ibyo bafite. Impamvu hano muri raporo batajya bajya kure y'ibyabaye mu Rwanda bya jenoside yakorewe Abatutsi, nuko n'uwayirokotse malgré imbaraga za leta kumwishyura minerivare, kumwubakira, ariko hari ibyo atabonye. Ibyo atabonye kuko ntiwamuha umubyeyi. Washaka umufasha akava mu bibazo, ariko byanze bikunze hari aho agera buri kanya agatekereza ngo iyo ngira mama, iyo ngira data, iyo ngira mukuru wanjye. Ibyo akabishakira ibisubizo kuko ibyo nta gisubizo yabona kuko ntiyabazura. Abo nibo ba mbere. Nabo babyaye rimwe na rimwe akamubyara amwonsa iyo mitekerereze. Nawe ejo icya kabiri, kubaho muri societe post génocidaire, abantu baba barabaye ibikange, batakigira ibyo batinya. Babyumva? Iyo batakigira ibyo batinya, akavuga ngo wenda ngo n'ubwicanyi bwarabaye burashoboka, hari ibindi ukajya kubona ama reaction y'abantu aratandukanye. Niyo mpamvu wumva ngo umuntu yiciye umwana, niyo mpamvu rimwe na rimwe hari n'ujya kubaroha. Byize kubaho irubona, umugabo aragenda roha abana babiri muri Mugesera, kumva ngo bamunaniye, ariko imbaraga ububasha bwo gushaka ibisubizo bwo kubarera yabubuze, yarabwiyambuye, cyangwa se kubera bya bibazo byo mu mutwe. Ntatekereje kubashyira nyirasenge, ntatekereje kubashyira gitifu umurenge, nta yiyambura ibyo, navuga ati reka ndangirize rimwe dosiye. So icyo rero ni ibimenyetso abajya kwiyahura, kandi akiyahura kubera ngo ideni ngo rya banki ry'ibihumbi 800.
ntago yicaye ngo atekereze ngo mu bantu mfite ninde wayampa, mu dusambu ufite nakaye nagurisha are nkunda amahoro cyangwa kwamakuza akabisoza. Umukobwa yanyanze, umuhungu yanyanze, ibyo byose hari uburyo bimanagingwa. Iyo ufite impagarike, iyo ufite impagarike uravuga ngo ese uyu nyanze niwe u Rwanda rwabyaye rwonyine wenyine, wamureka akagenda nkazashaka undi. Ariko ubwo bushobozi buba bwamaze gutakara rwo mu mutwe. Nuza ndacyakomeza buretse gatoya. Hanyuma raporo zirasohoka, ubwabyo n'ibitaro by'Indera byabaye deborde. Amaraporo menshi asaba ko biriya bitaro nibura buri ntara yakabaye bifite, kuko kugira nubwo mu masantere de santé hari abafasha abarwayi bo mu mutwe, niyo case turaza kuzaho ya Rulindo, ariko ntago bari ku rwego. Ni umukozi umwe, ubwo igihe yabuze cyangwa se ubushobozi bwe urwego ariho ni ikibazo. Ariko ugasanga ikigo nyacyo gifite abakozi benshi babyo. Buriya iyo ushatse kukubwira niba hari urwego bwo mu mutwe bushobora guterwa n'ubukungu ku babandi b'amakredi, urwego bwo mu mutwe bushobora guterwa n'umuryango, uko umuryango ubanye, ababyeyi, uwo mwashakanye, abana. Hakaba uburwayi bwo mu mutwe butewe wenda n'iki na profession, umwuga ukora, ibyo abantu bicara baza bakubwira nk'ibira byose. Bari abantu bose mba nakira, nanjye ngomba kwiyaruma cyangwa nkashaka umusorogo umba hafi, kuko bira kubivanga mu mutwe wanjye nanjye hari igihe byazagera bikamvanga. Donc hari ukuba wagira traumatisme ishingiye kuri profession ukora, cyangwa se kuyibura n'ibibazo ushobora guhurira nabyo mu kazi. Kuba wapangwa akazi udashoboye, kuba wagira umukoresha udashobotse uguhoza ku nkeke, kuba wakwirukanwa mu karengane. So impamvu ibyo byose mbirondoye nuko ubwo ibyo byose ni Ndera. Umukozi umwe wo kuri centre de santé ntashobora kumanaginga ibyo byose. Ubwo nibagiwe n'ibindi twirengagiza bijyanye n'ibyo twaciyemo, atari jenoside yakorewe Abatutsi gusa, ariko wongeyeho n'intambara. Abayirwanye, uwumvisha ibibunda biremereye bisakuza hejuru ye, uwakirasishaga, uwarasaga abantu akabona batanu bose barapfuye nubwo barabanzi bahanganye nawe, uwo nawe nyuma biragira. So rero ntabwo umukozi umwe wa centre de santé yamanaginga utwo twose. Niyo mpamvu Ndera yo iri specialize. N'iri specialize rero ikaba igomba gusavinga umuntu wa Bugarama, igasavinga wa Busasamana ya Rubavu, ugasavinga Dego ya Kayonza, ugasavinga Nkana na Gatsirima bya Nyagatare, ugasavinga Gahara ya Kirehe, ugasavinga Ndera igasavinga abafite ibyo bibazo byose bananiranye na centre de santé. Kuko wa centre de santé ntafite yo capacité yo kuvuga yo kureba izo domaine zose, kandi Ndera ibyo byose bahura nabyo. Babyumva? So bavuga bati rero buri karere, buri ntara yakabaye igira ikigo nk'iki. So kubera ko bigenda byiyongera. Icya kabiri nanone kuba imibare yiyongera, hari icyo tugomba kureba kiri positif. Ntabwo ari uko ibituma biyongera birahari, ariko nanone imibare yiyongera kubera ko kumenya ibimenyetso byabyo, awareness, n'ubu bushakashatsi bugakorwa. Mbere nta wabyitagaho. Muma abantu nibura benshi bazi ibimenyetso by'uko umuntu yaba yagize ikibazo cyo mu mutwe, nubwo hasigaye etape yo kubyitaho. Ariho turaza kugera uburyo tumanaginga societe mu bijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe. Nk'ubu iyi nkuru ivuga uburyo inkuru ya The New Times ivuga ibintu 8 bituma bishingiye ku bukungu bigatera urubyiruko depression. Bakavugamo uko urubyiruko uko rugomba kubaho, kandi koko jewe nari kumwe n'abahungu twarimo tuganira abahungu babiri bambwira, umuhungu umwe ambwira ukuntu we na murumuna we bigeze, ubwo ndashaka kwerekana uburyo urubyiruko ruba rugomba kwiyitaho, ariko mu buzima turimo bitabemerera kwiyitaho. Abahungu bigaga segonderi, mu rugo iwabo hakenewe amafaranga nibura 500. Mama wabo ati umuti nuko mujyana ibijumba ku isoko. Abahungu barasigana isoko. Umunyeshuri wa segonderi uri muri vacances, agasurprise agapanufre kanjye karahanaguye, abakobwa twigana baba bari aho hafi bambure nikoreye igitebo. Abahungu barasigana, bari bazi neza ko ayo mafaranga akenewe mu rugo, ariko basigana ninde urikorera igitebo. Byari kugenda nk'ibirometero 3.
bemeranya ko hari uragitwara mu nzira n'urakinjirana mu isoko ko buri wese yashaka kugera mu isoko ari smart undi yemera kugitwara mu nzira ariko n'uwo mu nzira nawe yarabonwaga baragenda bajya mu isoko unfortunately burya nkunda ku nabyo ni psychology reward system nayo ntago basekewe n'amahirwe ari uguseba kwikorera igitebo byababayeho ariko amafaranga ntibayacyuye amafaranga ntibayacyuye baragiye bajya mu isoko nyina yari yababwiye ngo muzane 500 baragenda uwa mbere akabagereka uwa mbere abagereka 350 donc uwa 500 baramubura bigeze saa 9 icyo gihe niya periode abantu ibijumba byitwaga Roko Defense buriya byaturutse hehe ibijumba isoko Roko Defense niryo zafungaga isoko nuvuga ngo isaha igeze zarazaga zikabirukana mwese ibijumba byawe urabyikorera bisubize mu rugo cyangwa ubimenaho bigasigara mu isoko rero niho babyisitiye Roko Defense babahungu baratandika bategereza umukiriya urenza 3 ugeza kuri 500 nyina yabatumye baramubura bamubuze Roko Defense ziba ziteyemo rero turaterura igitebo tugisubizeyo ibijumba tubisubiraneyo umusaza aravuga ati reka bureke mbahe 20 ngiye kubyihera inka umusaza abahungu bajya inama se turavuga guki tubimuye nibura dutahana igitebo kuko niba ari igitebo cyo kukiboha byari kukigura byari bihagaze wenda nk'iry'itanu afazara aho kugira ngo tubisige mu isoko kadutware veni y'uyu musaza noneho dusubirane igitebo cya mama bagezeyo ariko ayo amafaranga 500 mama yabatumye ntayo baza impamvu story yose nyivuze ndashaka kwereka ko urubyiruko rushaka gusa neza umwenda umeshe ukeye umusatsi wogoshe inkweto hanaguye cyangwa pantufle imeshe cyangwa suppressor n'agatelefone keza na telefone nziza so ibyo rero ku rubyiruko rwa hano kubasha kubyihasi byoroshye noneho bikakurura iki urashaka kujya ku cyangwe capacity yawe ntirenze 100 mu kwezi ukipasa muremure cyangwa se ugafata amadeni batangira kukwishyuza bigagutraumatiza kubera iki washatse gusa neza bijyanye n'imyaka yawe ariko umufuka wawe utabikwemerera ukaba uraturubuye bakavugamo icyo ni za anniversaire zihoraho urumva kugira umujyama wawe agira anniversaire n'umutwerere ntuyigemo baba atari kukanaka ko atagaragara mu bandi urajyamo wambaye cyangwe wishakiye kandi ujyemo watwerereye ubyinane ugaragara neza ku buryo umukobwa mwiza wumva wifuza mwabyinana akumva adasebye uticiraguraho ibyo nabyo bikakujyana muri pressure yo kugira ngo ubone amafaranga kandi utabasha kuyabona hakabamo gusohokera ahantu hasobanutse mu rubyiruko rugomba kujya ahantu hasobanutse muri iyi nkuru harimo ubuhamya nk'abakirangiza kaminuza bakira abashomeri cyangwa biga kaminuza bagendera bacungana na kakaburuza ugomba kuvanamo siraje ukavanamo gukopi ukavanamo iki nawe kandi ubu buzima nawe bukureba ugahora uri usa naho uri mu mwenda wa morali yawe nuvuga ngo ibyo wakabaye wiha moraloma ntabwo bigeraho financièrement urabyumva ubuzima buragusaba kubaho gutya moraloma ariko finance zawe nazo zikakurimita so urumva rero nayo ni ya deséquilibre nakubwiye na imwe deséquilibre nakubwiye nakwita nka psychosomatique iyo noneho ni psycho-financier nta équilibre donc ibyo utekereza kugeraho finance ntizibyemera byanze bikunzura urahangayika iyo bakubwiye ngo kanaka ngo ducontribute tujye mu kwe bwa kanaka cyangwa se tujye gutabara runaka uwo muntu runaka wapfushije mama we umufite ku mutima ariko ukabura contribution yo kushyira kuri kwasteri ngo nawe ujyeyo ntabwo usigara uri muzima uko niko bigenda byiyakimira gusohokera ahantu hasobanutse amakontribution muri anniversaire za house party umuntu not house party bride shower umugore uhembwa 200 afite umugabo uhembwa 300 ubwo urugo rwinjiza 500 ariko bride shower na baby shower zo muri uko kwezi zimukeneyeho 200 ni umushahara wose w'uwo mugore kandi bakora groupe y'abazatwerera iyo bride shower ugasanga umwe ahagurukiye muri senkani undi ahagurukiye muri veni na ntuza wanjye nawe ati nanjye ndashyiraho veni kandi aho ibera naho uzatega urayavuze urayanditse kugira babone ko utabaye ikigwari
yashyizeho kuri momo ntayifite kuri konti ntayariho mu rugo ntayariho kandi ntuyasaba umugabo ngo ayaguhe hasigara umunsi umwe ngo cya kirori kibe ugatangira gutekereza ndayakurahe ko niyanditse babibonye kuri bambone ubwo icyo kikakubera ikibazo kuyashaka udafite aho uyashaka cyangwa ukayabura kwisibisha biragukomeretsa kuko ukimara kuyandika bahise bavuga ati ikirori kizazamo abantu bangana batya batanzaye kwisibisha wisha imibare y'abandi nabwo bikagutaravaya kuko ntabwo yishe ubishaka ubwo phone nzima kugira image kuri ikindi kintu kigora urubyiruko no kugaragara neza kuri social media Instagram ndapostinga iki ndapostinga nambaye iki ndapostinga ndi kurya iki ndapostinga ndi ibi byose ko nta mukobwa ndabona upostinga ari mu gikoni ibi byose ariko na postinze mbyambaye ejo none nzapostinga nambaye iki nzahora se mu mwenda umwe nzapostinga se ndi kurya ibijumba bidahase nzapostinga se ndi mu gikoni ndi guhata amateke ejo bundi nibwo nabonye babakobwa bandi bavindimwe bamusanze uyu warongowe no mu Burkina Beninde ba Vestina mu ndirimbo niho nabonye umwe aririmba afite ikirayi mu ntoki n'icyuma ariko imyenda yari yambaye si yo mu gikoni na mugenzi we yarafite nk'utunyobwa mu kanwa ariko bari muri show hari umukobwa wari wabona apostinga ari guhata igitoki ariko kuri plage sawa agiye kurya ifi irunze neza arabanza akayifotora agashyira akajisawa yambaye akamini cyangwa kansambure gashya ari posting none ko atapostinga ibyo ahora postinga kandi siwasi yahoramo itavamo ibipostingo nta wakwipostinga kukirinka sibyo nta wakwipostinga yikoreye ijerekana ava kuvoma nta wakwipostinga ari kugosora ibishyimbo nta wakwipostinga ari gufatiriza imbabura so kandi ubwo nibwo buzima bwa benshi noneho gushaka ama image nabyo bikamutara pressure kumaze ukwezi nta postinga nta hantu mperuka kujya nta mwenda mushya afite nta biryo byiza afite nta mushyitsi bikamutera pressure none ndashyiraho iyi icyo ni ikindi hanyuma rimwe na rimwe n'ibindi n'ababyeyi bafite ibindi babakeneyeho n'abagenzi babo ibyo byose icyo kiteranyo ibyo byose birahagije kugira umuntu abeho uri mu madeni watsi deni ntaho ukora uri mu madeni ntabwo ufite ukuzishyura ukeneye n'ayandi n'uwaguha miliyoni 5 wazifata utazi uko uzazishyura ibyo bigatera rero ikintu kimeze nka depression uri mu bibazo utabasha gukemura kutabona ibisubizo by'ibibazo biri current around ubuzima bwawe ibyo ubwabyo byagutera ikibazo kwiyahura naho biva gutoragura amashashi naho biva ubwo ninjiye mu bimenyetso kugenda mu nzira wivugisha apo bakigweraho abantu ngogerwa abagabo ubufundu uvuye kuri shatsi yadahembwe agera none madamu ndavugira ngo iki agenda byibazana ndavugira ngo iki ndavuga ko kapita taje ndavugira ko boss ari yagiye Dubai apo bakimwera akagenda akundi no agenda yiburanyisha yisubiza nikura bitangira undi agahubuka akagira gutya ukabona controle yarananiranye agiye muri douche arakarabye asohokanye isabune mu matwi mu kwihanagura ihanaguye mu kwaha wenda no mu mano yasabune mu matwi ayisohokanye mu rugo cyangwa agiye kwisiga yisiza akaboko kamwe kandi arakibagira ibyo byose ni ibimenyetso ndimo ndigisha ko aba bantu turabana tuborana nabo yambaye impindurize yambaye imbusane urukweto rw'imoso rushize iburyo yambaye amasogisi adasa cyangwa se ntiyumva ko ubwanwa bwaraye n'umusatsi nta gucongesha reka ukabona umuntu yatangiye kudevelopa desordre atarasanganwa iyo ahindutse rero nubwo ntarajya kuri kesi ya Rurindo ariko ikigaragara cyo nuko ndimo ndavugana na minister wa justice no I'm sorry wa sante ninamubona ni turatavuganye ejo tuzahurira muri sport tubivuganeho
kugira ngo basansibirize sosiyete yose yumve ko ubuzima bwo mu mutwe bwabo muri kumwe bukureba. Ibintu bigera indera kubera ko hari ibyo twamaze bigera indera ko byarenze kandi byatutumbye tureba, ariko twigira abantu ibindeba. Uhuye n'umuntu wivugisha, uyu mugenzi wawe aje yambaye ishati impindurize, yambaye rase zidasa, urukweto rw'ibumoso rufite rase y'umukara, urw'iburyo rufite iyikijuju, ibintu nk'ibyo. Ibyo byose ni ibintu tuba muri sosiyete tubana nabo. Cyangwa ukazajya ukabona umuntu waruzi wiyaminiya ari kurya irindazi mu muhanda. None rero namucitse riraguye, araritoragura hano akongera kari. No, ubwo byo bintu hari byahindutse. Ntabwo ari kurya ibyo mu muhanda usanzwe umuzi. Izo shanjoma ziba tureba ku bantu dusanzwe tuzi. So ni responsibility rero, nibaza ko Minisante izabishyiramo imbaraga na Minaroke na Minisiteri y'Umuryango na Minubumwe ko batangiye mu nteko z'abaturage ko bamwe imidugudu imwe n'utugari bakabyigisha. Bavuze buri wese tugafata iryo somo ko buri wese agomba kwita ku buzima bwo mu mutwe bw'uwo bari kumwe. Wabona hari icyahindutse ukagira uwo utabaza, mugatora ikipe, mukamenya ibibazo ibiri kubimutera, either bigakemurwa cyangwa se bikoroshywa. Ntago ndera yakuzura. So ubwo rero reka ngiye kuri no kese ya Rulindo, tuba tubivuga nk'amateori ariko examples ziba zihari. Kesi ya Rulindo rero byagenze bite kugira ngo twinjizemo neza cyane muri iyo nkuru? Byagenze bite kugira ngo umugore umubyeyi yihekure abana batatu? Icyo ntari bujyemo muri detaye, sindi bumenye icyamuteye kwa kunira ari nkubwiye ibitera abantu uburwayi bwo mutwe. Ariko nanone hari raporo y'imyaka ye kubyara abana batanu bishobora kuba ikibazo. Noneho wanagira ikibazo umugabo akaguta agatwara abakuru batakigwa mu ziko ugasigarana batoya. Na ya level ruriho irazamuka. Urabyumva? Irazamuka kuko uwagufashaga kubanaginga abo bana ni umugabo. Ikibazo trouble mental ishobora kuba ikiri no istanya kubera ko ufite abayigufasha. Noneho iyo ubushobozi bwo kuyibanaginga bugabanutse ubireba, umugabo aragutaye agutwaye abana watumaga kuvoma, agusigiye abakeneye care yawe kandi ufite ikibazo. Birazamuka kuko urabanza utekereze ngo umugabo antereye iki, abana banje batwara iki, kuki atwaye abakuru ntatwara batoya, abandi abagenzane. Uko byagenze rero mu murenge wa Masoro, akarere ka Rulindo, umubyeyi agira atya, uwo mubyeyi wabyaye abana batanu afata batatu arabica ubwe arabiyicira. Ubu ari mu bitaro Indera. Ushime n'akarere ka Rulindo ko kamusuye, turaza kubigarukaho. Arabiyicira. Abiyiciye byari byaragaragaye, umujyanama w'ubuzima yari yarakoze raporo avuga ati uyu muntu afite ikibazo cyo mu mutwe. Raporo ijya kuri centre de santé no ku murenge. Ariko ntibabiha agaciro. Urumva umujyanama w'ubuzima yari yagerageje na community. Umugabo w'uwo mugore we yari yarabibonye aramucika. Byongera kumwe na kubwaga byongera ya crise ye. Amucikana abana babiri, wa 12 n'uw'imyaka 9, aribo bakabaye bafasha nyina n'umugabo akagira. Donc imbaraga z'urugo, abafite imbaraga umugabo n'abana bakuru baragiye. Urugo rusigayemo ufite ikibazo cyo mu mutwe n'abana bakeneye keye. Badafite bakuru be ngo banamufashe kubarera. Birakomera. Umujyanama w'ubuzima akoze raporo, hanyuma uko byaje kugenda rero intandaro babana ndumva ntiyabashaga kubatekera, baryagaho bihiye. None ngo umuturanyi umwe aravuga ati ariko izi nzingo zawe ntago nkizishaka ku muharuro wanjye. Abwira wa wundi usanganwe akabazo ko mu mutwe. Aho ngaho abamukoze mu gisebe. Abana banjye biswe inzingo, ntibakibashaka ku muharuro, ise yarabataye, yabatwaranye na bakuru babo. Ati ndaje nkwereke. Ashaka igisubizo kibi. Aragenda abana arabica, yicara nawo mu nzu. Nko kuri we yumvaga ari kuvuga ngo mbabujije kugira handi mujye. Ababuzi igituma bagira handi bajya. Abicara iruhande. Agumana nabo. Kuko abaturanyi babinubye. Agumana nabo, nibyo nakuvuga ko sanse zigenda zigapfa. Kugira ngo bumve ko hari umuhumuro mubi uri muri iyo nzu. Byumvaga nabo hanze, wa wundi ubicaye iruhande ntabyo yumva. Yicaranaga nabo mu nzu yabaranye nabo iminsi irenga 3. Bose se uko ari batatu yarabishe. Oya.
imibiri itangira kwangirika byumvwa n'abahisi we uri mu nzu reka da hanyuma biramenyekana bimaze kumenyekana basanga nuko byagenze bakora nkete barabaza basanga umujyanama w'ubuzima ntako atagize hanyuma birangira nyine ubwo byahitanye titirire wa centre de santé bihitana gitifu umurenge kuko ntago batinze kugira icyo bakora nibo bagomba kumusabira ubufasha nibo bagomba kumuhuza n'abaturanyi nibo bagomba kumuhuza n'umugabo akabwira umugabo ati kuki uturugo rufite kandi ubona madamu wawe agaragaza ibimenyetso by'uburwayi ibyo byose nta byabaye none se titirire yazize iki muri ibi nyine titirire wa murwayi umujyanama niba yatanze raporo wa muntu ufite ibibazo byo mu mutwe centre de santé ni yagombaga kumwegera ikamworohereza cyangwa ikamusuzuma ikareba ibyo ishoboye ibinaniranye bakamutransfera akari wamwohereza indera baze kubatwara abana babashyinguye ngira ngo ku itariki 18 z'ukwezi gushize hanyuma wa wundi bamujyana kwa muganga agerayo abaganga bo mu mutwe batangira kumwitaho aza kumenya icyatumye ahagera aza kumenya ko abana be bapfuye arabyakira atangira kubaza ati se nibura barabashyinguye ubwo yamaze kubyakira hanyuma nyuma yaho ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo bwoherezayo delegation bamunamushyira babana babiri bakuru bamwe umugabo yamutwaye arongera agarura agatege agarura agahenge ariko nawe umwumve naho yakira naho indera bamukiza igikomere cyo kuba yarihekuye ntikizamushiraho uwamwitiye abana inzingo bikamuviramo kubica ntazigera mubabarira umugabo wamutaye akamutana abana batoya agatwara bakuru ntibizoroha kumubabarira nabyo nibindi bikomera azasigarana nawe azaba ageneye yindi encadrement apana kumukora mu jisho uwo muturanyi yatamwitira abana inzingo ngo avuge ngo sinkizishaka ku muharuro wanjye uyu abakibasha kubana na crise ye ubuzima bugakomeza so icyo bishatse kuvuga rero nuko ni kwa kuri nakuvugaga buri muntu agomba kubigira ibye ubuzima bwo mu mutwe bw'uwo muri kumwe uwo mubana uwo mugendana ukabuha priorite urumva aho bitangiye kugeza abantu ubwo simvuza bajya kwiyahura baraye basangira n'abandi kandi ubibona umuntu mwari mumenyeranye atarenza mitsingi ariko noneho ageze kuri 5 umuntu mwari mumenyeranye ataha saa moya uyu munsi amaze icyumweru ubona na saa 5 zigera adashaka ko ataha uramubwira gutaha aratongana aratinya iki mu rugo urugo niki cyahindutse tubigize ibyacu ni ibintu byoroshye buri yindera baravunika paswe tutakoze ibyo twagomba gukora wowe ukorana n'umukameraman wenda atangiye kujya agenda ukabura buri munsi atari guhekenya shikarete ntiyakora kandi abitangiye ubu n'urugero ukasanga arifubika ku zuba urabyumva cyangwa se mu mvura nta mbeho afite ibintu byahindutse nuhura n'umuntu umushoferi wa Coaster par exemple ukabona mu gitondo afite ubutuna yaraye mu rugo kuki yaje adakarabye kandi atwaye imodoka kudahindura imyenda ntiwumve ko umwenda wanduye kandi uwo muntu ukabona amaranye icyumweru ishati imwe uzi ko afite amashati atari munsi ya 5 jya utekereza abantu nibafate kuko societe ni yacu by the way societe ni yacu abarwayi bo mu mutwe nabacu ibyo iyo bagiye kwa muganga cyangwa ibyo bangiza turi mu bafatanya kubisana titirere na gitifu umurenge baragiye bari gukurikiranwa niyo batagira icyaha kibahama ntibazasubira mu kazi ubwo imiryango yabo ibyo yari ibategerejeho irabibuze kubera iki kubera ko societe ititaye kuri wa murwayi iyo atica abana be titirera bari libre ari mu kazi na gitifu ari libre ari mu kazi so iyo chaîne iratuma abantu baba conscient yumve ngo iki nirengagije ku buzima bwo mu mutwe bw'umuntu turi kumwe gishobora kugira ingaruka nanjye ku buzima bwanjye urabyumva kuko urumva ari nuwo wabise inzingo nawe hari abazabibazwa kandi nawe azahorana homo ko babana bapfuye kuko yatabita inzingo babakiriho urumva iyo chaîne rero kubera ibitarakorewe igihe uranyumva kubera ibitarakorewe igihe kandi abo bantu tubana nabo urababona uko umuntu akaba yanywaga primus ukabona yadukiriye icyuma nicyo kibasha kumugera aho ashaka kuki hahindutse niragiraga inyota irangizwa na primus kuki ye y'uyu munsi irangizwa n'icyuma ibyo ni ibintu ubona n'abanyatubari bakabaye babibona ukavuga uti uyu muntu uko
imyaka 5 anywereye hako yanywaga primus yagiye ku cyuma ate ukajya ukabona umugore wa wiyubahaga burya abagore bagira utwabo ariko baba bafite imico itandukanye. Hari abagore binegirije bari muri quartier akajya ku muhanda adakarabye mu maso akajyana urukwembe yararanye akajyana kakantu ko mu mutwe rimwe na rimwe wenda nakenda kimbere atakambaye nisutiye ntayo ibere riri muri ibi. Ari abasanzwe bateye baryo ariko wa wundi ujya kujya ku muhanda akipodora akibrusa akisiga no kuminwa byaba ngombwa akisiga akambara umwenda mwiza naho yabagiye muri metero 100 guhaha inyanya. Abo bagore baratandukanye. So nubona wa wundi ubanza kwipodora se yatangiye kumera nka wa wundi ugenda ntasutiye yambaye nako kantu ko mu mutwe ntuzibaza icyabaye. Hari n'abakozi b'abakobwa nabo baba bameze baryo aho wamutuma hose hari protocol abanza kubanza kwikorera. So ibyo byose iyo bihindutse umenya ko umuntu hari ikibazo yagiye. So ibyo rero tubana nabyo. Ubu buri wese ureba ikiganiro ahita abona nk'ingereshani iruhande rwe. Ingereshani iruhande rwe rw'abazo umugabo ukabona umugabo avuye hano ageze ikabuga na kamambiri. Wenda kamambiri ko ari kandi mu yindi myaka wari umuzi nk'umuntu no muri segonderi utaragaragaza amanoye. Wenda amanoye inzara cyangwa bifite ukundi kuntu biteye. Ariko ukajya ukabona noneho yatinyutse yambaye kamambiri n'igipira cyanditseho kiriho rogozi kigo runaka igipira cya kampanye runaka turwanye malaria n'urugero aracyambaye yakiraranye kiranuka yambaye agatraining nako yarayemo kazanye ibizinga hano imbere kuri lisane training ntago igira lisane nakamambiri ukamubona atuye Nyacyonga mugahurira Norvege yaba yaje n'imodoka yaba yaje na moto yaba yaje n'amaguru umuntu n'ikibazo afite ikibazo. Wumvise uko yambaye yego kamambiri kuva Nyacyonga ukagera Norvege training wararanye ifite ibizinga imbere igipira kiriho rogo za kampanye runaka wararanye cyataye ibara ikora ryaregutse ryabaye shokora umupira wari umweru uwo muntu ukamusanga mu birometero biri hejuru ya 15 byaho atuye. Ikibazo haba harimo akabazo buri wese yakabaye ibyo byibazaho. Ntago ari kubwira abantu ngo buri wese ngo abe auditeur wa mugenzi we ariko sina ngombwa kubimanifesta ko wabibonye. Si ngombwa kuhita umubwira ngo ari kurasute ariko ushobora kubaza mugenzi we biti kumuhamagara uwo bari gusangira utabyitayeho. Mugabo simperuka tuya hanaha simperuka akora mu kigo byose akikiriza. None se umuntu utuye Norvege umuntu utuye Nyacyonga konzi ko ku kazi akorera 800 umugore konzi ko akorera miliyoni mu kindi kigo urugo rwinjiza 1,800,000 uyu mugabo kukiyazanye imyenda itameshe hano ibintu nk'ibyo umuntu akavuga ati akata akaza umugore bakamwirukanye oya ibyo nabyo birashoboka cyangwa se uyu ntagikora none aho bamwirukaniye ku kazi umugore yaramutaye wabyumvise ntakuna taturubura ayo nama kuru baguhaye yuko umugabo yirukanwe ku kazi umugore ntabyakire bigafekita mu mutwe w'uwo mugabo. Hanyuma none ugafata ingamba unyuze muri bagenzi be mu bamuzi cyangwa se mu bakurusha ubushobozi n'ubumenyi kuba bakemura icyo kibazo. Ariko umuntu ntabwo ari normal. Hari abo ibyo ubwo ntanze urugero rwa Nyacyonga uza Norvege hose ni mu mujyi wa Kigali umuntu akava Mayange ukamusanga i Remera gutyo yarenze intara amayidiya umuntu akava Bishenyi umuntu akava mu Nkoto ukamusanga Ibatsinda muri iyo situation ntiyasokoje byo wenda byo ari gihe udasokoza ugashyiramo ingofero n'urugero. So ibyo byose ni ibintu bigaragaza ko umuntu yahindutse. Usanzwe ari umunyamwanda we it's okay ariko umuntu uzi neza ko yigiriraga protocol agira uko asohoka uko agaragara mu bantu ukabona yahindutse menya ko hari ikibazo. Utangira usa naho umenya wifashishije bagenzi be n'umuryango we umenya ikibazo cy'abakiramuye. Hanyuma abantu bafatikanye kuba bikemura. Niba umuntu yirukanwe mu kazi ntago wamushakira kandi wenda wamurangira cyangwa ukamwigisha uko bamanaginga chômage. Ariko nanone cyangwa ukamubwira uti ubundi niba utagira akazi urava Nyacyonga ujya Norvege kuvumba ubwo n'ubundi abagiye umuntu wamuhamagaye ngo ngwino kugura icupa no nizo nzo ukamubwira uti nizo nzoga zakure zihorere cyangwa uziveho ditu. Ibyo byose ni inamba abantu bashobora kujya. Ubwo ibindi ni by'abatekinisiye medico ababizi ariko ikigaragara cyo
kutabigira ibyacu ibihombo ntibitubuza kubaho mu ngaruka zabyo. Ubu nuvuga ngo akarere ka Rulindo nubwo kaba karahagaritse aba bakozi mu buryo bw'agateganyo, kabuza abantu 3, gafite undi uri kwa muganga, gafite n'abandi bari gukurikiranwa, ibyo byose ni ibihombo. Ibyo byose ni ibihombo ku karere, kuko abo bose hari icyo babakabaye bari kumarira akarere. Ari uri kubazwa, ari uri mu maboko ataraye, hari ibyo yakabaye ari gukora. Ari uri kwa muganga, hari ibyo yakabaye ari gukora. Ari iriya delegation yamusuye, hari ibindi yagomba kubiri gukora. Ninge mu bajyanye bakabaye barayijyanye iwe mbere yuko abana be bitwa inzingo. So ibi bintu tugomba kubigira ibyacu. Ibiganiro bizakurikira ibi umwaka utaha bizaba ari ibyo kugaya aho case nk'iyi yabaye, tugaye l'environnement, kuko umukoro twamaze kuwutanga. Ariko kuri buri case tuzayatugaya ngo uwo muntu arinze abarya, ntabo basangira, ntabo baturanye, ntabo babana mu rugo, ntabo bavukana, nta bandi babizi babyirengagije. Uranyumva? Tuzaba turi kuri iyo level yo kuvuga ngo turagaya mwebwe batuye aha. Tubabwira ngo mwararangaye, ibintu bigera kuri iyi nivo. Bizagera naho tujya tuvuga ngo ubushukanyi bwiza buremewe. Ibiganiro kandi byanjye birakurikirwa. Ubushukanyi bwiza buremewe, nyuma y'imyaka 3 tuvuga kuri iki kintu bitagabanuka. Tuzashuka n'abaganga b'indera, nujuza babaze ngubana nabandi. Uranyumva? Babaze ngubana nabandi. Nibaza kugusura babwire ngo yarinze amera atya muri he. Akeso kipfunwe bakikorere. Nibwo iki kibazo kizasa naho cyoroheje, parce que ntabwo uburwayi bwo mutwe buvurwa n'ibinini banywa. No, n'entretien bakubaniye batabo muri kumwe, ibibazo byawe bikemura gute, uganira nande, akubarira iki, nukuganirizwa. Nta bindi ntabwo ari imiti bahita babapompa, no. Kumuganiriza akabona ko ari umuntu umwitayeho, umenya uko yaramutse. Uziko mwaramutsira guma, uzi kugira ngo ube utagira umuntu ukubwira ngo bonjour. Twebwe ubu ibigi bitubamo ku mihanda, natwe tuba twivura. Tukivovota. Urumva se cyampera he, ikibazo cyo mutwe cyampera he. Wenda nka muri ya periode ntakoraga, nubwo nakoraga ibindi, nubwo nakoraga kuri channel, nkakora kuri radio, nkakora kuri televiziyo. Ni therapy. Kuko buriya umunyamakuru se yakwiguga gute? Umunyamakuru ategetswe kuvuga, avuga ibizima, avuga ibipfuye, avuga ubusa, ategetswe. Ntabwo rero kwigunga ko umunyamakuru ntikubaho. Nubona yigunze, ubwo azicara muri studio uje wumva Maurice arimo aravuga, Marishara aravuze, Modeste aravuze, Marisa Karegeye utamwumva. Nabo bagomba guhita bavuga ati Karegeye hari uko yaraye bitandukanye nuko dusanzwe tumuzi. Nizo nshingano zabo. Cyangwa abo kuri radio ariko Karegeye ko tutamwumva. Nibi ikiganiro ni kiba iminsi 2-3 uwishuti yanjye akabaye avuga ati ariko yabaye iki. Wenda bagende basange imitungo yanjye iri kuri Cyamunara. Wenda bagende basange umugore wanjye yagiye Canada. Wenda bagende basange ndamenye ko nanduye igituntu kandi wenda kidakira. Ubwo ndimo ndatanga ingero zishobora kuba zatuma umuntu yitekereza agahuga cyane akigunga. Buri muntu wese rero akoze iyo exercice. Umwe muri hahandi bavuga ngo umwe muri 5 afite ikibazo cyo mu mutwe. Abo 5 bisatse buri mwanya uko bari kumwe bakabona mu gifite umutuba wabonetse. Ntago byagombera ndera. Akoze cyane. Yego, reka tumushimire cyane rero ku kiganiro cyiza cyane kigiye kugira icyo kimarira abadukurikiye. Mugisangize n'abandi, mukomeze mukore subscribe kugira ngo umuryango mugari wa Karegeye Omar Pano urushaho kwagwa, kubera ko haba hari gutambuka ibintu byiza cyane. Turabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza.